icyo babivugaho iyo twagize amahirwe yo kugira abo tubona bafite inkuru nk'izo ngizo ziri ku mihanda nazo ntabwo tuzirenza ingoyi. Byiringiro Lague Clary ngira ngo afite na byinshi yagarutseho bijyanye na siporo apana gusa bijyanye n'inkuru twari tumaze gukomozaho. Hari byinshi n'abantu bakeneye kumenya kuri uyu mukinnyi kandi mwiza u Rwanda rufite. Hari n'ibyinshi bindi yagiye agarukaho cyane mu gice cya siporo cyane. Ni byinshi kuko ni umukinnyi munini, ni umukinnyi mukuru, ni umukinnyi mu by'ukuri wahindutse. Reka byivugire. Reka mbureke abyivugire atangaze. Lague uratwumva nizere kumeze neza, unatubwire igituma abantu bari kubona Lague yabaye mushya mu kibuga. Ndabumva cyane banje kubasuhuza. Impamvu rero ndi kwitwariza mu kibuga nkumva ndimo ndakora cyane. Urabona ndi mwaka wa nyuma wo gushaka ko nabona ikipe iri ku rwego hejuru cyangwa iyisumbuye Police FC. Akonje na bagenzi banje twagize abatoza beza n'abadufasha no kuzamura urwego rwanjye, nabo ndakeka baramfashije cyane. Abanambashimira. Ukomoje ku kigendanye na batoza cyangwa se imitoreze mishya muri polisi, abantu bati niki Ben Musa yahinduye ku bakinnyi, niki ubundi yakubwiye wowe ku giti cyawe? Musa ikintu yahinduye, mbere na mbere tugihura akiza muri polisi yambwiye atarashaka kumfasha ku buryo nakongera gusubira hanze. Ikindi nawe avuga ko yahinduye, urabona polisi umwaka ushize n'uyu nguyu bigerageje, urabona ko mu bakinnyi byonyine harimo ubusere bwinshi cyane. Buri mukinnyi nyine umukinnyi kurwanira umwanya bitewe n'umwaka ushize. Umwaka ushize umuntu agiye yabaga nyine avuga ati anytime ngomba ndakina tu, ariko ubu ngubu umutoza nyine ikipe yagize iri seriye, yahinduye imikorere muri rusange. Yego. Hanyuma Lague banza nanone hari ikindi wahinduye, yari Lague mbere abantu bavugaga ngo hanze y'ikibuga yashobora kuba naho wenda hatuma umusaruro utagenda neza. Hari icyahindutse? Hari icyahindutse bitewe n'umwaka ushize. Umwaka ushize urumva sinzi ko nabisobanura, ariko nyine byarahindutse hanze y'ikibuga. Yego. Imyitwarire yego. Ariko ubundi iyo tuvuze hanze y'ikibuga ku myitwarire nk'abakinnyi mwumva tuvuze iki twe nk'itangazamakuru? Nabisobanura gutera akenshi hanze y'ikibuga mubivuzemo muvuga ati bya bintu byo gusohoka nyine gutembera mu tubari. Yego. Ibyo mba numva muba mushatse kuvuga. Ibyo rero kuri Lague bisa nkaho byagabanutse. Byaraganutse cyane. Yego. Kugeza kuri munsi wa 7 wa shampiyona y'u Rwanda, Lague umuntu akubwiye ngo tora umukinnyi mwiza wa polisi uyu munsi yabandi? Njye natora Christian. Yego. Kubera ikira akenshi abakinnyi beza ntago bakunda kuva mu bakinnyi bakina inyuma. Yego, bitewe na performance afite n'ukuntu adufashije ko ari match ebyiri yatsinze, kandi mu gutsinda igitego cyari gikenewe nka match ejo bundi amanota twabonye niwe rutsinze, na match yanuza ya Muhanga niwe wadesha amanota. Yego. Urumva n'ipira na assist n'umva bitewe n'ukuntu kwitwara niwe nagira umukinnyi wa polisi ubu ngubu umeze neza. Abakunzi b'umupira w'amaguru barabona ko igikombe cya shampiyona kuri polisi gishoboka. Nibyo namwe muri kubitekereza muri dressing room? Ntabwo bishoboka, ahubwo birashoboka cyane. Nawe gahunda dufite gutwara igikombe no kuvuga ati ngo ibiki, gahunda no gutwara igikombe nta kindi. Abakinnyi ni mwatangiye gusa nkaho mutinya kubera ama equipe abiri mashya iyongere muri Rwanda Premier League, harimo Al Hilal ndetse na El Merreikh. Ni mwatangiye gutinya cyangwa no kuba dufite ama equipe y'imahanga nabyo ni motivation? Wapi nta gutinya, ahubwo ni ibintu byiza cyane twishimiye muri rusange. Kubona amakipe meza nyine aza muri shampiyona ni ibintu bizamura urwego, n'abakinnyi bashaka kwigurisha nyine nabo bagashyiramo ingufu kugira ngo babone ko ayo makipe n'undi kuba akomeye nyine kugira ngo babone ko yabagura. Yego. naho ubwoba bwo nta bwoba buduteye ko twakina n'amakipe akomeye kurusha nazo, urumva rero nta bwoba umuntu agomba kugira. Hanyuma rero ngira ngo twigize gukomoza ku kantu gato ko hanze y'ikibuga. Lague urabizi ko bikurikirwa n'abantu benshi, ubanza warigeze kubitangaho umucyo, ariko wanyemere natwe ukagira icyo ubitubwiraho ibyo wigeze kuvugwa kumwe na DJ Crush.
DJ Crash ni umushuti wanjye nta kindi ni ubushuti ni ubushuti busanzwe kuko abantu bagushinja urukundo nawe ni muntu mufitanye umubano umeze ute nta rukundo gute mfite umugore kweri ni umushuti wanjye bisanzwe ni umushuti wawe yego ntago mu rugo se wenda bigenda nabi kubera biva bivugwa mu bitangazamakuru ahubwo nyine nimwe mu bijimo mushaka bigenda nabi naho umuntu mu buzima bw'ejo tuba tumeze neza cyane nitwe tuba turi kurukongeza nimwe mu bushere nimwe mu konjesha mu rushu bamwe mu rutwikaho hanyuma mu kanya gato turaza kuba turi kumwe na DJ Crash niki wamubwira nk'inshuti yawe DJ Crash cyo namubwira cyane namwifuriza ibyiza uteye imbere mu kazi kiwe kubona amafaranga menshi ni byinshi namwifuriza Imana imufasha atera imbere mu kazi kiwe niki ukunda kuri DJ Crash DJ Crash ni umwana mwiza agira umutima mwiza Lague utanyobya agira umutima mwiza exactly agira umutima mwiza wow niki kintu muziho ukeka ko abandi batamuziho Mose asuna ni icyo ngicyo umutima mwiza umutima mwiza yeah wow nigize kumva hafi aho hari akabebe kawe ni ya mfura yawe kuko yaranakuze nyika ko yatuvugisha akadusuhuza isirase mubwira ngo uruvugisha abatantine sare kanza numva kubwo nanaje mu cyo amo yego mu madusuhuza isra soza tantine musuza muri isla musuza tantine isla aravuga yego yagize isoni yawe abana niko biba bimeze sometimes ariko yabye ubanza kugira amaraso gukomokaho hari icyo biba bivuze mu buzima bw'umuntu wewe wiyumva ute kuba warazanya abantu kwisi ni ibintu binarishema numva ari ukuntu umuntu aba afite stress akabona umwana akumva nyine byagabanutse umwana ari kumusekera umva ntabwo umwana amurakaje yawe wumva nyine wishimye muri wo hanyuma saba track nk'ebyiri cyangwa eshatu DJ Crash aziturekureremo ajya nizera hari indirimbo bita hajya ndirimbo element cyashaka ngikira kare umaraye ajya ni mas indi weta fenomena kiniso Fenomene Keniso. Hanyuma DJ Crash ngiye kumusaba we iyo ya gatatu adukinire iyaza kunda. Iyaza kunda nyine. So merci beaucoup Lague urakoze cyane urabizi ko BNB ni mu rugo twishimira kubana nawe buri gihe. Zamurakoze cyane nawe. Yego. Oh my gosh. Nakunze iki kiganiro mu buryo budasanzwe. Nta nubwo mushobora kubyumva. Crash bitese. Ukwimva gute? Bitese. Crash bite ndeba hano turebe bite. Umeze neza. Baba wimutera isoni bane. I know. Reka turebe. Muri kamera urabona misoni. Wora urazimutera. Kuraturebe. Ngo ndeba. Nazo. Arakoze rero cyane Lague ngira ngo byinshi abikomojeho impamvu twe twahisemo guhera kuri Lague nuko nk'ikiganiro dutekereza kuganira kandi mu buryo bwiza bwacu ntacyo dukomerekeje kandi tugahana abantu amakuru ibyo ni byagiye bivugwa twahereyeho tunyura muri sport gato atubwira ibihari hanyuma tuza no kujya ku byagiye bibaye imihanda cyane abikomojeho asubiza neza cyane nk'umuntu wubatse yavuze ati ndubatse ariko ntabwo bikuyeho ko ntabwo bikuyeho ko nkunda Crash nk'inshuti anavuga bimwe mu byamukundira urabizi se ko ufite umutima mwiza urabizi yarabikubwiye Lague yigeze abikubwiraho oya sinawe gusa n'abantu basanzwe babimbwiye kuri Lague gusa Lague yigeze abikubwiraho yego yarabikubwiye kugira umutima mwiza biraryoshye wakiriye ute nk'inshuti amagambo Lague akubwiye
yakiriye neza Onge ndumva bidahagije uyakiriye neza. Uyakiriye neza. Uyakiriye neza. Iyo umuntu rero ari inshuti akagira ibyo akuvugaho kereka nimba crush ashaka ko tumubaza nkuko twabazaga raye tukakubaza ngo like niki nyine uzi kuri Lague cy'umwihariko ariko rwari urugero ni urugero nyine ntabwo uri kumva reka dukomereze nta kibazo no anyway abantu hari ukuntu numazi zikajya hanze ariko hari ukuntu bufite inshuti ahubwo ari ikindi kintu mbona ngiye kuri public yacu people ntago bizera ko waba inshuti n'umuntu mutanu mudahuje igitsina nta kintu kibyishe inyuma no se mudahuje igitsina vava hari abantu b'abakobwa bagira close friends b'abahungu je ndimo muri abo urugero close friends abantu wizera abantu bawe baba ari abahungu abantu ntago ibintu ushaka kumubwira utabwira na mukuru wawe ngiyewe ndashaka ko crush ambwira kino kintu crush utekereza ko ari ye mpamvu abantu bavuye ku bucuti busanzwe bwaba buhari hagati yawe na Lague bakabibona mu yindi shusho simbizi sinzi impamvu ariko navuga ko ari impamvu wenda ubwo nuko batubonanye ariko sinibaza nanone ko ari icyo bahera kuko ndetse njye nyine baba babona none se nibabonana gusa ahubwo sinzi pe ahubwo bura wamfasha cyangwa crush babona mujyanye bavuga ati abakobwa bati akayebe ka crush ugashyizeho haru simbizi buri ntabwo ari ibyo kuko ari ibyo bajya bavuga ati aba bantu baraberanye ahubwo sinzi pe none se basi mujye muba muri kumwe kenshi nta nubwo ari kenshi mwari mwasohokana oya ntabwo turasohokana ahubwo hari nk'igihe nasohotse nawe arasohoka duhurira ahantu birashoboka urumva vava hari igihe abantu bagira ubushuti bitewe n'ukuntu babanye baganiramo abandi bakabibonamo ibindi shusho kurasha none se ubucuti bwavuye kuki hari impamvu umuntu ahitamo kuba inshuti n'umuntu ubucuti bwavuye kuki hari ukuntu umuntu utamenya n'ukuntu mwabaye inshuti kuko twabaye inshuti nta kindi kintu duhuriyeho kubera ubushuti twari tugiye duhuje n'izindi nshuti kuko njya kumenyana nawe ntago twifasha ngo tumenyane uko gusa hari abandi bantu twari tuze nkuko nawe nziraye nawe ukamuzana Clarisse ariko ukampuza udafite purpose yo kuduhuza ahubwo nkuko mwajya muba muri kumwe kenshi nanjye tukamenyana yangira tubaye inshuti gutyo rero sinzi ngo ubushuti navuga ngo bwavuye kuki ni uko abantu bahuza umunsi wa mbere muhura byari byagenze gute ntago nabyibuka ntago ukigibuka ariko wishimira ubushuti bwawe nawe nta kintu ubuntu nkwaye mu nshuti ufite Lague ashobora kujya mu nshuti zibanze ubwo izibanze ni izihe nk'umuntu uri close inshuti iri hafi cyane inshuti iri hafi cyane inshuti iri hafi cyane ifite n'umukobwa Lague yaza ku mwanya wa kangahe mu nshuti zawe za hafi inshuti zawe za hafi ntabwo namenya ngo ni umwanya wa kangahe kuko nawe ari mu nshuti zanjye rero inshuti mfite none ikintu kiri kunseza ni buryo mwese muri kwikiza ubwenge turi muri mu twaryohewe ariko uri kumva ukuntu twateze amati uri kuntu twagize atansiyo ajyaje wajya kumva nk'ibintu biri seri ariko biranarenze none ukuntu ya pays attention akatubona twese urumva bisa naho unose iyi nkuru iraremereye oya ntabwo iremereye ariko ahubwo mwebwe nyine kuntu mwese mumeze uko amaso atanu ndayabwira iki abantu batanu none ibaza bari hanze ya studio urabona ukuntu bangana miliyoni nabo bategereje kumva ibintu birakomeye ibintu birakomeye ni ukuri reka tukure kukomereza wari ugeze ntabwo yadusubiza ariko ari nawe aba ari mu nshuti zanjye ariko tumaze igihe tutanakivugana cyane
ariko yari mu nshuti zanjye cyane akenshi yakundaga kuza kunsapotinga ahantu nakoreye nta cyiza kandi ubu ni ukuberamwe I know right yo ntaga cyiza kandi Lague agira na crew nuvuga ngo yasanaga benshi wakabigiramo inyungu uruvuga ngo bateye igihombo gikomeye cyane ubwo se umubano wawe ntibawishesha haje magatotsi nawe ntabwo bawishe ariko urumva ahantu bipfira ashobora kuza muzanye nk'uko muri bane ariko ntago mwe bababona bayitona Lague bishe ibintu byiza n'abana babisha uvuze ko hashize igihe mutavugana umunsi wa nyuma muherukana byari ryari umunsi mperukana nawe hari sinibuka amatariki ariko hari event yari yabereye mu center ndumva ariho nahuriye nawe okay mu center ni nacyo gihe duherukirana nyine bwo okay ikiganiro kindi yakoreye ahandi mubaza aka kantu yavuze ko madamu akuzi kandi kuri inshuti ya famiye wari wagera mu rugo ukaganira na famiye oya ubu barimutse ariko abo babaga mbere narahageze n'ikimenyemenye kamite byoroshya kuri icyo kibazo kuko mu kanya Clarisse yavugisha Lague yanamusabye ko yamuha no mu bebe ku buryo wumva iyo interaction ubwo bwumvikane birashoboka ko uyu mu rugo bamuzi kabisa mu rugo baramuzi abo bya ndano babona ibintu bakabikora uko bitari abantu ni ba moto none se crash ntabwo byigeze biba ko rimwe na rimwe abantu bwabo kubera ko akundi bababona kubera ko babavuga kandi batazi n'umubano wenda uri hagati yanyu ntabwo bigeze bakubwira ko bishobora kuzatera ingaruka zikomeye umuryango wa Lague oya ntazi kuko nawe ubwiye ku giti cyiwe okay yajyaga zano nakoreye yazanye na madamu wow nkaba nababona nkajya kubasuhuza nkaba nacuranga bakaba bari kubyina ndatekereza nawe yarabibonaga kuko nimba umuntu atekereza kuzana madamu hano nakoreye nkaba nababona yeye nkajya kubasuhuza tukaba twaganira cyangwa se ndaba nacuranze ukabona barishimye bari kubyina arumva ko hari n'abaketse ko bishobora gukorwa mu buryo bwo gutwika abantu benshi niko babitekerezaga ngo no gutwika sirtunga ya video muri kumwe nkira video ntako sinzi uburyo yafashwe I know simbizi nararyaye noneho nabimenye buriya nijoro cyane nene sinagwatekereje ko twakotoye uko iriya video warubona na ambiance nuko enjoyinga kandi nta kosa ririmo ariko iriya video imaze gucaracara ntago washize ubwenge kujya ukavuga ati iyi video yafashwe ite kumvugize nk'agahinda kuko twarakotoye kuko I know kuko iriya video sitwe twayishiriye hanze buriya umuntu ikintu yishiriye hanze nicyo ababona ko ari sawa urumva iriya video urabibona ko uburyo yafashwe musimbuze noneho uburyo sinanazi ngo byabigenze utanabonye ntangira no kumugira nkasunika sinzi ngo byabigenze ute umuradufataga no mahanga cyane ibaze ukuntu yayifashe wa mugani ni munarabukwe mugene munamubuze nkuko twaba turi kureba abantu ushobora gufata phone gutya simenye singereza kandi uri kubibona ko twari turi kwibyinira twishimye ubona ko nyine kandi hariya none ikintu kirenze hariya nta nubwo twari twajyanye nta nubwo muri mwajyanye ntabwo twari twajyanye hariya nende kumwe noneho umuntu agafasha uburyo yaciye abantu twari turi kumwe hariya twari benshi kandi nabo bari kubyina hari abantu baturi imbere hari abaturi impande bose bari kubyina ahubwo uburyo yazuminze twe babiri hanyuma se DJ Crush ni iki cy'umwihariko uzi kuri Lague cyatumye umugira inshuti ntago yikunda cyane ngo yirebe ku giti cyareba no ku ruhande rw'undi yego bivuze ngo kimwe yavuze ngo cy'umutima mwiza umuntu usabana n'umuntu ari cool ntago sinzi uburyo nabivuga ariko nawe agira umutima mwiza niyo mpamvu urumva abantu niyo mpamvu twahuje ngira ngo impamvu twahoze tunatera cya giparu tuvuga ko no kuguhamagara ari mu rugo ni ikindi kimenyetso kandi wanavuze ko n'umufasha we cyangwa se umugore we akuzi hari ubwo nawe ashobora kuba aryamye cyangwa se ari mu rugo akajya avuga ati ariko ibyo rubanda bavuga birashoboka ko byaba ari byo uyu muntu atashobora kuba akurikira ikiganiro n'iki wamubwira kubyo abantu bavuga ku mubano wawe na Lague wowe bivuye ku mutima wawe icyo namubwira ntakite ku bantu cyane kubera ko
abantu bamusenyera nta kintu na kimwe mureho na Lague kitari ubushuti nk'uko nawe twaba inshuti nta n'igiteze kuba kuko arubatse of course kandi nawe ndi umuruzubaka rero ashyira umutima hamwe urumva ashobora we no kuba atuje kuko bimwe na bimwe ababibona cyangwa abizi ariko abantu bakamusaza bitewe n'abaza byanga byakunda ntihabuze abamuhamagaye ntihabuze abamuhereje video ntihabuze ibiki nawe agashyuha umutwe rero atuze ngewe nta gahunda yindi sibye ubushuti sibyo ko n'ubushuti bwanjye na Lague nabwo bumeze nkaho bwagabanutse cyendera kubera ibihari oya no kujya hatajya bimwe byangirika hatagira ibyangirika rero ni umuntu twavugana kuko duhuye ntabwo twapanga ngo duhurire ahantu ntagisohoka nta nubwo kizano nakoreye cyangwa ngo bigende gute kereka ubwo wenda ashobora kwaza isinzi cyatumaze ariko ntago bikiba so rero ndatekereza nta nibyigeze biba byaduhuzaga birenze ubushuti yabikubwiyeho ko atazongera gupfa kuza kubera ko yabonye wenda abantu bari kubifata nabi nta nubwo abimbwiye ahubwo nanjye arabimubwiyeho mu buryo bwo kwirinda amagambo cyangwa se gutuma abantu twatangaga inkuru kandi mu buryo bwo kwima abantu inkuru ahantu nkorera so honyine hari akabari kandi so honyine yaza kwishima yajya n'ahandi bivuze ko adasohoka ashobora no kuba nakoreye wenda nka tiyamo akajya nka green lounge kandi wenda yanikundira agatiyamo ariko kubera icyo kintu cyabayeho asanga bigenze gutyo ariko nitwe twavuze ku giti cyacu ndamubwira ati nawe arabyumva nawe ubwe turabiganiraho nyine tubivuganaho kumvikana ko bigiye kugenda gutyo hari icyo byongereye kuri kwa rya zina ryawe kuko nk'uko Clarisse bivuze mu kanya gato hari abatekerezaga ko mushobora kuba muri gutwika hari icyo iyo situation ishobora kuba yarahinduye ku izina rya DJ Crush oya ntago nabirebye cyane ko ntago ndi umuntu wita ku bintu cyane bidafite umumaro ntago nabirebye cyane kugira ngo koko ntago nkunda ibintu byansubiza inyuma cyangwa se byagira ntago rigeze mbyitaho cyane kugira ngo hatagira icyangirika ariko ndatekereza nta kintu kinini cyahindutse tujye kuri Crush abantu ukorera ni abanyarwanda adusubize kara kanyuma twasoje twibaza vava sorry nguciye mu ijambo Lague yadusabye ya track ya element ndetse ni ya Keniso indi ya gatatu uzila gakunda niye ko biza kugorana kuko biraza kugorana akunda indirimbo nyinshi nta nubwo mbizi nimba kuzikunda cyangwa ari uko zijyamo nyine zikaba ari nziza ariko ntabwo napfa kuyimenya ariko base uze kwiheraho kuko nagereza iyo utekereza ashobora gukunda kuko twabivuzeho mu kanya natangira kurekura imiriro niwo muri wa mbere ari buhereho kuko mu kanya gato nitumara kumva isano umunota w'ubwenge turaza gufata iminota itari mikeya afite mu bushobozi bwe n'umwanya Crush abanza dukubita n'umuziki hanyuma kunagushishikariza gukomeza gukunda ibyo akora no kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga no kumuha akazi kuko nibyo bitumye abasha kuba Crush uyu munsi akazi rero nibanze akazi niko kambere niko gatuma abasha no kuza hano kugira ngo abashe kuganira namwe ariko nanone turaza no guha abantu iminota muri cyagiye aza kubavanga n'umuziki baze no kumuganiza abakorera n'abanyarwanda abo banyarwanda rero bamuri inyuma turashaka ko bakomeza kuba benshi kugira ngo Crush mu myaka 5 mu ntego ye azaba ari gukomeza kugenda asatira zanzozi kandi duhamya neza ko bizakunda kuko n'umukozi akunda n'umurimo ikintu gikomeye cyane uzi gishobora kuba kigonga iterambere cyangwa kigonga inzira z'umwari n'umutegarugori gikomeye muri rusange gishobora kuba gihari kigonga inzira z'umwari n'umutegarugori niki ikintu kimugonga n'abantu bamurushya cyane abagabo bashobora kukurushya mu buryo butandukanye urabizi ugasanga nimba kubwiye ati akazi ubuze tuvugana iby'akazi ugasanga siko cyangwa se ugasanga mu buryo bwo kukwishyura arakugoye ngo bigende gutya nyine ugasanga ikintu kibagoye bacitse intege bitewe n'icyo kintu aba boss borohereze abakoresha babo
banishyure 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 kabisa umuntu yakoze kwa nini utamuhemba Kari uyu ni murumuna wawe nawe ari guhatana kandi uzi neza ko urugendo ruba muri iki gice rutoroshye umaze igihe nawe ari gukura umureba nzi neza ko harimo byinshi nka mukuru we wamubwira ari kubihinnye mu magambo makeya bishobora kumubera inzira nzima kandi akumviraho apana we gusa n'abandi batwumva. No, icyambere numvishe yumva assignment ureka abantu bakavuga wowe ugakora. Simple as that. Kuko ntago wabuza abantu kuvuga. Wabakoze ibibi wabakoze ibyiza kuko nta muntu udakoze n'uvuga nawe arakoze. Ubwo rero ngewe icyo namubwira no mu DJ mwiza, you're very good DJ kabisa pe ahantu yakubise DJ Crash abantu benshi barakubwira bati nanjye araho henshi njya hari igihe naza dusanga muri sport so I mean she's perfect. Icyo agomba gukora nugukora ubundi iyo umuntu anigize hari ukuntu abantu baba silent ukabacecekeza so keep it up. Ibindi Imana nge nemera destin nemera ko igeno ry'Imana umuntu birangire nyine arigezeho wavuga wagira ute azaba DJ Crash. Iminota rero dusigaranye mu kanya gatoya iyo kuganira na Crash ngira ngo turayifashe kandi bizima. Crash dusigaje noneho mu kanya gato yuza kuza kudukubita umuziki kandi umeze neza uhereye ku ndirimbo twahoze tuganiraho na Lague akunda hanyuma tukaza no kujya kuzindi muri rusange. All right, dusigaje rero amasegonda make kugira ngo twumvise hano munata w'ubwenge. Dushimire cyane waduhisemo yuka kudukunda ntako bisa dukunde ukore sub tugendana umunota ku wundi ibuka ko tuganira namwe kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kugera ku isaha 8 kugera saa 12 z'umugoroba ibyo tukabikora buri munsi twumvise